Reka nongere ngusubize bamaze gukora subscribe kuri Daily Vibe TV, nizere ko aho uri hose umeze neza cyane, kangushimire kandi ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi Daily Vibes tukugezaho. Uyu munsi rero sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda Air yatangaje ko hari indege yayo yakoreye impanuka yoroheje ku kibuga cy'indege cya Kamembe i Rusizi. Indege yakoze impanuka ni yari ifite urugendo WB 601 aho yagombaga guhaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali saa moya za mu gitondo ikagera i Kamembe saa moya na 40. Amakuru dukesha Rwanda Air avuga ko iyi ndege yakoze impanuka yoroheje ubwo yamanukiraga ku kibuga cy'indege cya Kamembe. Kugeza ubu ntiharatangazwa icyateye impanuka, gusa yaba abakozi ba Rwanda Air n'abagenzi bari muri iyo ndege nta numwe wigeze agira ikibazo. Iyi sosiyete yanganishije abakiriya bayo ko ku kibazo cy'impinduka zishobora kuba mu ngendo zayo bitewe n'iyi mpanuka y'indege yabereye mu karere ka Rusizi ku kibuga cy'indege cya Kamembe. Impanuka nk'iyaherukaga muri Rwanda Air muri Mata 2022 ubwo indege ya Rwanda Air yanyereraga ku kibuga cy'indege cya Entebbe ho mu gihugu cya Uganda mu gihe yageragezaga kugwa bituma ihagarara mu byatsi biri iruhande rw'inzira yagenewe kunyuramo abanyamaguru. Nizere ko nandi makuru yose agiye atandukanye muze gukurikirana ibiganiro Daily Vibes ibageza buri munsi. Nitwa Irene Kamoso.